Yesu ashimwe cyane, turabashuje aho muri hose mwe mudukurikira muri gahunda y'isengesho ryanjye. Umwami abamugisha kandi abagire neza, ajye barwana intambara z'uburyo bwose. Tugiye gusenga, tangire muri Luka gatanu igice cya gatanu umurongo wa 5. Haravuze ngo Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro ryose. Ati databuja twakesheje ijoro ryose ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni 8. Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umwami abamugisha mwe mudukurikira n'isengesho ryanjye. Tugiye gusenga, ngiye gufatanya nawe. Iyo Yesu avuze biremera, iyo Yesu ategetse biremera. Haleluya. Iyo Yesu ategetse biremera, iyo Yesu yategetse, iyo Yesu yavuze, iyo Yesu ikintu cyose umwami Imana ategetse kiremera. Haleluya. Tugiye gusenga. Imana iyobora intambwe zanyu, Imana iyobora intambwe zawe muri gahunda zose. Imana iyobore gahunda zawe mu mishinga icyo ushaka gukora. Imana ikuyobore, niyo yakubwira aho unaga urushundura. Ijambo yaratubwiye ngo bakesheje ijoro ryose nta kintu bafata. Ahari ushobora kuba ukesheje, waragerageje ibintu byose, warashakishije ntacyo utakoze, uri umuhanga muri ibi cyangwa se biriya, ugerageza gukoresha ubwenge bwawe, ugakoresha ubuhanga ufite, ukabona nta kintu uri gufata pe. Bibiri tubwira ko bano bagabo bari abahanga mu kuroba, ariko bakesheje ijoro ryose nta kintu bafata. Bagerageza ibintu byose nta kintu bafataga. Baragerageza. Ushobora kugerageza ibintu byose, ugakora business bikanga, ukadepoza, ugashaka akazi bikanga, ukajya muri ibi cyangwa se ukajya muri biriya bikanga, ukagerageza ibintu bishoboka n'ibidashoboka, ibintu bikanga. Ariko iyo umuntu aciye bugufi akayoboza Imana, iyo uciye bugufi ugatabaza Kristo, iyo uciye bugufi ukamubwira ngo mwami nihe nanaga urushundura, ushobora kunaga urushundura iburyo kandi Kristo ashaka kunaga ibumoso, ushobora kunaga ibumoso ashaka kunaga iburyo. Iyo Yesu avuze biremera. Niyo mpamvu nkubwira nkwinginga cyane ngo utege ugutwi, wumva ijwi rya Yesu ririmo rirakubwira ngo unage urushundura, kuko we iyo avuze biremera. Iyo Yesu avuze biremera. Nihe uri kunaga urushundura, nihe urimo urashakishiriza. Ko abagabo bari abahanga bizeye ko byanze bagerageje bagakoresha tekinike zose bikanga, kandi bari abahanga. Baragerageje ngo ntacyo twafashe, ngo twakesheje ijoro ryose biranga. Nawe waragerageje igihe cyose. Iyo ukoze ibihabanye n'ibyo Yesu ashaka gukora, uhombya byinshi, washora amafaranga menshi agashya. Igihe cyose uri aho Imana idashaka ko uburi, igihe cyose uhagaze ku musozi utari uwawe, igihe cyose wicaye utagomba kwicara, wafata miliyoni 20 ukazishora ahantu zigashya, kuko urimo uranaga wese atategetse kunaga urushundura rwawe. Urimo urarobera aho Kristo adashaka kurobera. Ushobora kubura abandi babonera, urimo uranaga mu mugisha utari uwawe, urimo uranaga hatari umugisha wawe. Ndakwinginga ngo dusenge twinginga Imana igukore ku maso, Imana ikore ku matwi. Mwuka wera akuyobora ahantu unaga urushundura. Buri wese Mwuka wera hari aho yategetse, hari ahantu Mwuka wera Imana yategetse hari umugisha wawe. Mwuka wera akuyobore. Imana iguhe kunagaho ishaka kunaga urushundura. Ngo babikoze ntibagira icyo bafata, ngo ariko umwami Imana, ngo ariko Yesu baramubwira ngo kuko umwami Imana ubivuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo kuko ubivuze, ngo kuko ubivuze reka tuzijugunye. Babikoze kwa bivuze. Nta nubwo baba babyize, bumvaga byaranze
bumvaga bari baragerageje uburyo bwose, bari baragerageje baravuga ngo reka tubikore kwa kumwe mabivuze, ngo babikoze gatandatu ngo bafata ifi nyinshi cyane, ngo ndetse inshundura zabo zenda no gucika. Murumva Yesu yatanze umugisha, iyo yategetse akakwereka aho urobera, iyo yakuyoboye kuyoborwa n'Imana. Yesu niwe ujya utegekana umugisha uri mu buzima bwa buri munsi ubwo ari bwo bwose. Iyo uraha Imana igushaka, iyo urimo urakora icyo Imana ishaka gukora, mu mugambi w'Imana n'umurimo w'Imana, ahantu hose iyo uri mu mugambi w'Imana, ibintu byose ukoze bigenda neza, ibintu byose ukoze birumva, ibintu byose ukoze birakumvira, kubera ko uraha Imana ishaka ko Imana urahishaka kuba. Ahantu hose unazira ushundura Yesu yavuze, ahantu hose Yesu ategekera umugisha wawe, iyo uhari birakunda. Ngo kubera ko bivuze reka tubikore. Kora ikintu ukora ko Yesu akivuze. Sengera aho Yesu ashaka usengera. Tura aho Yesu ashaka kutura. Korera aho Yesu ashaka gukorera. Gendana nabo Yesu ashaka ko mugendana nabo. Haleluya. Uzarushaho guhirwa mu nzira zawe zose. Reka dusenge lebo sokotali waya sikala boyataya zele matakiwa oria basokotaya oria baseketelebo o nini waya sikala boyataya oria basakataya oria baseketelebo oria basakataya oria babasokota oria baseketelebo oria basakataya. Mwami turi imbere yawe turakwinginga, Mana turaguhamagaye ngo uturengere kandi udutabare. Niwe wenyine Mwami ujya utegeka umugisha ku buzima bw'umuntu akawuhabwa. Niwe wenyine ujya ukora umuntu ku maso akamenya hanagura ushundura. Niwe wenyine Mwami Imana ubasha guhagarika umuntu akwiye guhagarara. Niwe wenyine Mwami Imana ushobora kuyobora umuntu. Intambwe zacu Mwami reka uziyobore. Yobora intambwe zacu, yobora intambwe zacu ntitukiyobore. Twiyoboye twayoba, yobora intambwe zacu, yobora imyanzuro yacu, reka Mwuka Wera yibemo. Mwami reka twe kwiyobora tutayoba, duhamagaye umuyoboro w'Umwuka Wera, duhamagaye kuyoborwa nawe Mwami, duhamagaye kuyoborwa nawe. Ijambo ravuga ngo berwa n'Umwuka nibo bana b'Imana, utatuyoboye twayoba. Oria basokoterebo, utatuyoboye twayoba. Yobora imitekerereze yacu, imyanzuro dufata, ibyo tuvuga, ibyo dukora, ntitwiyobore, tuyoborwe n'Umwuka Wera. Reka Kristo dutegekera aho tugomba kurobera, udutegera aho tugomba gukura umugisha. Turakwinginze ntitukazigere twiyobora. Turakwinginze Mwami Imana, umubyeyi uri hano umuyobore, umupapa uri aho umuyobore, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Umupapa uri aho umuyobore, uyobora intambwe ze. Iyo arakoze biranga, ariko ndakwinginze ngo umukore ku maso, umwerekanagura urushundura. Umubyeyi uri aha, umumama, umwerekanagura urushundura. Buri wese arawategekeye umugisha. Reka Mwami Imana, buri wese Mwami Imana muhuze n'umugisha we, buri wese umuhuze n'amaboko yo kumuramira y'umugisha, muhuze n'amaboko mazima, muhuze n'iby'umumaro, muhuze Mwami Imana n'iyerekwa rye, muhuze Mwami Imana na destine ye, Mwami muhuze n'umugisha ubuzima bwe, muhuze n'umugisha ubuzima bwe, muhuze n'abantu umumaro, muhuze n'iby'umumaro. Ibyagerageje gukora bikanga, reka byemere, reka Mwami Imana byemere, reka Mwami Imana imiryango yabifunguke, abo imiryango yifunze nifunguke, reka Mwami Imana abe byifunze utegeke. Ko Petero yaravuze ngo ko ari umwami ubitegetse reka tubikore. Reka batinye gutangira business baye gushirwa batera intambwe bakore business, abatewe ubwoba no gushaka akazi bafite ubwoba, abadepoje barushye, abavuga ngo Mwami ngo hakorwa ngo bimenyane, abavuga ngo buri ayo majwi yose nakurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Reka inyenyeri zabo zake, reka ubahuze n'iby'umugisha, reka ubahuze n'iby'umumaro.
reka ubahuze n'utuzi twiza, reka ubatereke mu myanya bakwiye kwicaramo. Ndasenze ngo ubahuze n'imyanya y'umugisha, ndasenze ngo ubahuze n'iby'umugisha mu izina rya Yesu. Kumenyana na Yesu nibyo by'agaciro, kumenyana n'ukomeye Yesu niwe by'agaciro. Yesu niwe wakujyana ahantu hari hose muri kampani runaka ukabona umwanya mwiza. Yesu niwe waguhuza n'abakomeye, Yesu niwe waguhuza n'iby'agaciro, Yesu niwe waguhuza n'umugisha wahuteretse, Yesu niwe wagufungurira imiryango. Reka ibyawe byose bikwitabe, ibyifunze n'ibikwitabe, n'amafaranga reka kwitabe mu izina rya Yesu. Umaze igihe ntacyo ufata, reka amafaranga kwitabe, reka ibitekerezo bidasanzwe bize, reka umwuka ayobora intambwe zawe. Imana iguhuze n'iby'umumaro, Imana igukureho abantu batarabumaro, Imana igukure bidafite umumaro, Imana igutandukanye n'ibikunyaga, Imana igutandukanye n'abakwambura n'abakunyaga bariganye ibyawe, Imana igutandukanye bidafite umumaro mu izina rya Yesu. Uyu mupapa ndamuhuza n'umugisha we, uyu mama ndamuhuza n'umugisha we, uyu mukobwa ndamuhuza n'umugisha we, umujene umusore ndamuhuza n'umugisha we mu izina rya Yesu Kristo. Kristo yategetse biremera, Kristo nategeke. Mwami Imana reka tegeke, Mwami Imana reka tegeke, Mwami Imana reka tegeke, Mwami Imana tegeka iby'agaciro bibitabe. Ndatangaza umugisha udasanzwe, ndatangaza gucirwa inzira n'Umwami Imana. Umwami Imana gucira inzira, Umwami Imana gucira inzira, Umwami gucira inzira, Umwami kurwanirire ko Kristo yategetse, Kristo yavuze biraba, yategetse gusa birakomera. Najye mu byawe, najye mu byawe, najye mu rugo rwawe, ategeka urushako rwawe rw'amahoro, urugo rwawe rubemo umunezero n'ibyishimo, ibyo ugerageza gukora bicemo, akazi kawe k'amahoro wowe gafite reka karindwe, bizinesi wowe yicayemo reka iba amahoro, reka irindwe utera imbere waguke mu izina rya Yesu Kristo. Reka waguke mu byo ukora, ibyo urambuye gukora, ngo nzaho umugisha amaboko yanyu, ngo nzaho umugisha amaboko yanyu. Kristo niwe ujya utanga umugisha, kuko yavuze biremera, yavuze ngo ubaka, yavuze ngo tera imbere utera imbere, yavuze ngo hirwa urahirwa, kuko yavuze ngo uri umugisha wakira umugisha, yaravuze ngo nzaho umugisha amaboko yanyu. Mugende mukore, mutinyuke mukore, mudepoze, mushakishe imirimo, mushakishe, mutere intambwe, ngo abakiranutsi bavuge ko baguwe neza, ngo bazatungwa n'amaboko yabo. Mutere imbere, murambure ibiganza, mushakashake. Umwami Imana ahira ibiganza byanyu, murambure ibiganza, mufasha abatishoboye, murambure ibiganza, mushyigikira umurimo w'Imana. Data azabashumbusha, ibiganza byanyu azabiha umugisha, ibiganza byanyu azabiha guhirwa no kwaguka. Orabasakataya, gutera imbere kujyana no kurambura ikiganza. Data bahire mu nzira zanyu zose. Mwamana bahishura iby'abagira umumaro, mwana bahishura umugisha uteretse, mwamana bahishura ikintu cyose cyafungura, abahishura ikintu cyose cyatuma mutera intambwe umunsi ku wundi, intambwe umunsi ku wundi, mukaguka, mugatera imbere mu byo mutekereza no mu byo mukora no mu mugambiriye kugeraho. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Imana yavuze biraba, yategetse birakomera, yavuze gusa. Kristo navuge, Kristo ndamwinginga avuge, Kristo navuge mu rugo rwawe, Kristo navuge ku bana bawe, Kristo navuge mu byo ugerageza gukora. Kristo ategeke. Haleluya. Umwami Imana ategeke, Umwami Imana ategeke, Umwami Imana ategeka mu mirimo y'amaboko yacu, Umwami Imana utegeke uduhamagara gukora, utegeke. Mwami Imana reka utegeke mu mpano waduhaye, utegeke zikore. Reka ibyo washyize muri twebwe byatubyara umusaruro, ibyo washyize muri twebwe byahesha umugisha ubugingo bwacu, byahesha umugisha ubuzima bwacu, byose reka bikore. Impano ziri muri twe zikanguke, impano ziri muri twe zikore. Imihamagaro, reka abantu benshi batazi uko imihamagaro yabo, Mwami Imana reka imihamagaro yabo ikanguke, reka Mwami imihamagaro yabikanguke. ubateze intambwe mwami, abantu bacogoye bacitse intege, ababirambitse abarambiwe, abumva baracogoye ubaha imbaraga, abacogojwe n'iminsi n'ibihe ubaha imbaraga mu izina rya Yesu. Hari ubuntu bujya buza ku muntu uri kugira icyo akora, hari ubuntu bujya buza ku muntu uri kugira icyo akora. Niyo mpamvu ba Petero nabo Kristo yasanze hari ikintu barimo barakora, yasanze barimo barakora. Hari ubuntu bujya buza ku muntu uri kugira icyo akora. Iyo udafite icyo urimo urakora nta cyerekezo, Kristo niwe uza agasanga, ni wowe wenyine
kane uza agasanga ufite umuhate n'ishyaka akagushyigikira nk'izina rya Yesu, nk'uko ijambo nk'uko Kristo, nk'uko Gidiyoni yararimo arasekura ingano mu gihe cy'urugamba rukomeye, mu gihe cy'intambara ari ikomeye, Kristo aramutoranya, aratoranywa, baramubwira ngo wa munyembaraga we, yarahagurutse atera intambwe mu bihe bikomeye. Haguruka ugira ikintu ukora, haguruka ugira ikintu ukora, haguruka ushake mu maso y'Imana, haguruka wikwicara, wibireba, wicika intege, wikumva ko byanze, wikumva ko nta nzira, wikumva ko byananiranye. Haracyariho ibyiringiro. Kristo arahari, Kristo arahari. Bidafite ishusho biha ishusho. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nubwo igiti cyatemwa ngo nicyongera kumva amazi, ngo nubwo igiti cyatemwa ngo kirongera kigashibuka, ngo kikagira ibitonome, kikagira ibibabi by'ibitonome, ngo kikagira ibibabi byiza, kikagira ibibabi by'ibitonome, ngo nubwo cyatemwa kigashiraho ariko imizi yongeye kumva amazi. Ndakubwira ngo wongere uhaguruke, ndakubwira ngo wongere wishakemo imbaraga, uhaguruke. Biri muri we byagira umumaro. Kristo ibyo ngibyo byaguhesha umugisha, ibyo yagushyize muri we byaguhesha umugisha, ibyo yashyize muri we kubikora. Uko utera intambwe umukorera hari umugisha uza ku buzima bwawe n'urugo rwawe. Uko utera intambwe hari umugisha, uko utera intambwe ugira icyo ushakisha hari umugisha ajya guha, hari umugisha agenda gutungira agatoki, agenda kuyobora, agenda kwereka byakugira umumaro. Uko utera intambwe ushakisha akugira umumaro. Nk'uko abantu bagabo bateye intambwe bari gushakisha, aravuga ati bana banjye nta kintu mwafashe, ati twakesheje ijuru ryose nta kintu twafashe. Arabwira ati none munage, nimwongere munaga urushundura, wongere unage mu izina rya Yesu, wongere unage, unaga urushundura rwawe nta byanze. Kristo aracyahari, umurimo watangiye ukawureka, wongere unaga urushundura. Aho niho Kristo aguhamagarira. We yahamagariye kumukorera, we yahamagaye gukora. Twahamagaye ku misozi itandukanye, imisozi twahamagariwemo gukora. Reka imisozi tuyihagararemo neza, reka imisozi tuyihagarare dukorera Imana, reka imisozi duhagarare dukora ibitandukanye. Buri wese mu ruhande rwe, buri wese mu ruhande rwe hari umugisha uri ku buzima bwe no kubw'umuryango we no kubw'igihugu n'itorero. Hagara neza huri, ntucogore, ntucike intege, uhagarare, ukomeze uhamagara umwami, kuko iyo ategetse biraba, iyo avuze byose biremera. Umwami Imana abaha umugisha mwinshi cyane, ubuntu bw'Imana bukomeze kwabaho, imbaraga z'Imana ziri mu mitima yanyu, umucyo w'Imana urasira imitima yanyu, umucyo w'Imana urasira amaso yanyu, kugira ngo mubashe kubona aho Umwami Imana ashaka ko muhagarara, Umwami Imana ashaka ko mwicara, bamubashe kubona aho Imana ishaka ko muba. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amahoro abe mu ngo zanyu, amahoro abe mu mirimo y'amaboko yanyu, ibyo mugerageza gukora byose bibe bihirwe, bihabwe umugisha, ibyo mugerageza gukora bihabwe umugisha. Mu izina rya Yesu mbifurije umugisha, mbifurije amahoro y'Imana mu ngo zabo, mu ngo zanyu, bifurije amahoro y'Imana mu mitima yanyu, bifurije amahoro y'Imana bahatuye gutuza no kugubwa neza no kunezerwa muri byose. Umwami Imana batsindishirize kandi abarwana intambara iz'uburyo bwose, izo muzi n'izo mutazi, azibarwanire kandi abatsindishirize. Urakoze Uwiteka, byose tubigusabye mu izina rikomeye rya Kristo w'i Nazareti. Shalom shalom, amahoro ya Kristo aganze ku buzima bwanyu.